Boss Kabutura Street Gossip. Runano ngo DJ Brian ngo yuhagishije indamani nabonye agafoto kiba nakamisi rwa rudigi ngomia Street Gossip. Oya agwo na makuru ufite zino no Bruce Melody man ejo nabonye Bruce Melody waraye rwaruta nawe rwaragiye abanika sinzi ukuntu bari kubigenza urajya kubona kabona yanyunyutse nyuma y'iminsi nga ariko indazi batera ipfunwe reka niko kuvuga ngo star ufite ikidigirega nabyo nako byumvika Street Gossip. Masaro rero ndamuri showbiz ariko ntubavuga ibintu nibanga rikomeye ariko mvuga ngo kirakibuno cya Jory kiracyazuye ngo uri ndabibona muri nyaboneke mistake ariko nagera cyetse kari ishyari abagore nabo bagirira n'amashyari kirakibuno ni cya Jory noroge ndabizi neza. Street Gossip. Inomani uita ushari akori kaka nigango ni dego dumfada. Bizete kaka chade skisa. Ushido pushari. Kaka diga kavuyobero kamwibarizwa no mu Faransa ngo byagenze gute umunga itamunera kumutwe live kuri Twitter nagaswe. Cyawe n'umuryango wawe ukawuzana kubona public gaswerekira umuna cya nyoko ndenda hambirwa n'iki se gaswerekira umuna cya ibi bintu ni ikiri cyo kiba wanyera location je nago urashaka kugira ngo mutore igiceri. Street Gossip. Umva se mwana arakani wenda reka twirengagize iriya kenisora ari gusoma coach gahera babonye akavideo gatoya ka Deveni na nuwo bita ari yakuru abonye kuna abantu bari kuvuga ngo Deveni yarafite ubuhehesi ngo ari yakuru gafite ubuhehesi none ngo Deveni hataye ngageze mu rugo gasanga Pamela yarubiye gahita yigira mu cyumba cy'abashyitsi agaca abantu bavuga utugambo n'umuntu wavuze ngo Riderman yanyweye mugo. Oya man Riderman yarabyivugiye ejo bundi ko ngo yanyweye mugo man ngo noneho ngikamubuza gusinzira ngikamubuza no kujya kwiga. Street Gossip. Boss Kabutura Radio TV News Republic News. The breaking news.